Reka nongere mbahe ikaze kuri Kigali Bandisera, ariko mbahe n'ikaze Kicukiro mu Kagarama, kuko mwese mbizi ko muhakunda. Ni ahantu haba imiturire myiza cyangwa haba amazu meza cyane. So hari abantu rero bamenyereye aya mazu kuyabona akenshi bagasanga yaguzwe. Aya mazu mumaze kuyamenyera afite design imeze gutya, yometseho ibintu bikomeye cyane wagira ngo ni amabuye. Hari igihe abantu baza kuzigura bagasanga zashize kuko zari inzu nyinshi cyane, ariko ubu ngubu ndakumenyesha ko zongeye zagarutse. Ubu ngubu aha tuvugana zifite inzu ebyiri, hari iyi ngiyi mpagazeho ndetse hakaba n'iri ruguru aha ngaha. Uramutse uje kugura uri uw'inkwakuzi ugatebuka, wahita ugura nawe zitari zagushirana. Ndabizi ko iyi design mwayikunze cyane. Ubu rero kandi ikindi kubazibonye cyangwa nimba ari n'ubwa mbere uzibonye, nakumenyesha ko ni miliyoni 220 zazamo ibiganiro bikeya, ariko nawe nimba ushaka na business ushaka kubigura wayikodesha ukaba wakiyungukira, kubera ko iyi nzu byonyine miliyoni 200 bayaguha ku kwezi. Urumva ko ifite income nziza cyane. Icyo ni ikintu magira ngo tubanze twibukiranye, hanyuma uze kwinvestisa, ariko wamenye ngo nzakuramo nanjye angahe. So tugendane twihuse, ariko ubwo ntago mpeza, simpeza n'abandi baba bashaka kugura, bashaka kwiturira mu Kagarama Kicukiro ku Muyange. Ni ahantu heza cyane, nawe ugomba kuba watura. Tukinjira aha ngaha tuhahura n'ubwiza bw'inzu ubwayo. Iyo uhagaze aha ngaha uhita ubona ukuntu yubatse neza, ifite amarangi meza. Iyi nzu reka nkubwire ko ari ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikaba ifite na plafond muri ahantu hose, ni igipusamu, ikagira n'amanexi. Ni inzu yubatse neza ku buryo bwiza cyane. Parikingi dusanga aha ngaha turasanga byibuze imodoka zigeze muri 3 ziparitse neza, nizishaka ziba ari V8 zaparikamo 3 kandi ziparitse neza cyane. Ariko noneho design yacu ni nziza cyane. Witegereje hari hakurya mubona kuri ni urubaraza rwa chambre principale rwiza cyane, ariko ubwo ntabwo twirengagiza ko dufite n'igice cya jardin. Aha ngaha dufite jardin nziza cyane iri mu bwatsi bwiza, ubona ko nabwo bwakuze. Uramutse uteyemo nk'umutaka, iyi jardin wayakisingaho rwose, kandi nawe ukaba waryoherwa ukamera neza cyane. Ndetse ni jardin iri imbere ya chambre principale cyangwa se urubaraza rwayo. Mu gihe waba usohotse uhicaye, haranasakaye, ni nka ofisi n'ubundi. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ndakwibutsa ko ari miliyoni 220. Igihe turi kugendana ndi Moses, guturuka kuri channel yitwa Kigali Bandisera. Ni njyewe ukuzaniye aya makuru y'inzu nziza ziri kuri kaburimbo. Aha ngaha tuhafite inzira ijya mu gikari, hanyuma ariko reka twinjirane tugendane mu rubaraza rwacu rwiza cyane, ruriho stairs nziza ntoya kandi zigereranyije n'ibirahuri byiza bigiye biriho bifunzeho by'amagari devu, ariko biduha ikaze mu rubaraza rwiza cyane. Narwo runini cyane, ubona ko ari urubaraza rwisanzuye, rufite finissage nziza, amatara meza, plafond nziza. Uru ni urubaraza rwiza cyane kandi runini. Nawe iyi nzu ndakwifuriza ko itagakwiriye kuba yagucika, mu gihe wowe waza witwaje miliyoni zawe 220 ushaka gutura Kicukiro mu Kagarama. Twinjirane salo yacu, tukaba twamaze kubigeramo nk'uko nabibabwiraga. Ni salo nini cyane, salo nziza, ariko nubwo ari nini buriya iyo ifite finissage nziza imeze gutya, yaba amarangi, yaba plafond, yaba amatara ariho, ndetse uhereye no ku makaro ari hasi hano. Ariko ikintu cyiza ni ukuntu yisanzuye, watera intebe uko ubishaka, uko ariko ukose ushatse wajya unabihindura. Ndakwibutsa ko miliyoni 220 hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Iyi nzu itagakwiriye kuba igucika, kuko ni imwe mu zo dufite nziza cyane. kandi nk'abazimenye mbere, abantu basigaye banazigura batagombereye kuza guca ahandi, kuko ni inzu bamenye zimaze kubaka izina, zubatse kuriya, yaba bunini yaba ubwiza bwazo. Ni inzu ugura ku isoko, uwo mwanya ugahita ubona umukiriya w'umupangayi, cyangwa se nawe wahituramo ukaba utuye neza cyane. Tuve muri salo tugendane twinjire ku gice cya salle à manger. Salle à manger nayo nini cyane, iri open na salo. Ubona ko intebe zose washaka waziteramo, ndetse na table yose ushaka iyo ari yose yajyamo. Ndetse tukagira na lavabo nziza aha ngaha na miruwari yayo. Ariko nkubwira ngo nimba ugeze kuri Kigali Bandisera ari ubwa mbere, kora subscribe, ukore like kuri Facebook ndetse na TikTok ndetse na Instagram. Hanyuma ariko ubwo reka twinjirane mu gikoni cyacu. Ibi ni bya bikoni mukunda, bitari open ku buryo utekeramo umuntu wo muri salo cyangwa muri salle à manger atamenya ibyo uri gukora. Hanyuma tukinjira aha ngaha duhahura n'igikoni kinini cyane cyisanzuye, kirimo ububati bwiza cyane, kikagira plafond nziza n'amatara meza.
parafo yose iri aha ngaha ni gypsum. Tukagiramo umwanya wa gazi kuko munini yindi ya double, tukagira umwanya wa firigo, yewe tukagira naho kogereza. Igikoni cyacu kirikwije ku bijyanye n'ibintu byose nkenerwa byakorerwamo. So ikiba gisigaye ni ukuza ugaterekamo izo firigo n'ibindi byose, hanyuma ugatangira ukaryoherwa n'iyi nzu nakuzaniye. Ubwo ni ukuvuga ko kandi dusohotse duhura n'amanegisi meza, aho dusanga igikoni cyiza cyo gutekeramo. Ni igikoni nacyo kinini kuri babandi bakunda ahantu batekera ibishyimbo cyangwa isombe, ni urabona ko ari irondereza, ari rya shyiga ryiza. Hanyuma tukagira imiryango ibiri, hari umuryango w'umukozi wo kuraramo, tukagira umuryango wundi nawo wa magaze, ndetse tukagira n'udushe na toilette yo hanze. Urumva ko bikwije, kandi no mu gikari tuhasanga urubaraza runini cyane, yewe tukagira naho kwanika imyenda. Tuve kuri icyo gikari tunakomezanya mu nzu tugendana, njye kukwereka noneho ibyumba ubwabyo uko bimeze n'uko bisa. Nkwibutsa ko miliyoni 220 hano Kicukiro mu Kagarama Umuyange. Tugihura aha ngaha n'urugi rudufasha kwinjira mu cyumba cy'abashyitsi, ni karibu. Hanyuma tuhere kuri dushe na toilette irimo amakaro meza cyane, irimo toilette nziza, ndetse ikabamo na shower. Buri kintu cyose kigiye kirimo aha ngaha ni perfect. Hanyuma icyo gice tukiveho, twinjirane ku gice kindi dusangaho icyumba cy'abashyitsi, icyumba gifite amakaro meza, icyumba kigari, ndetse yewe icyumba kirimo garde-robe. Urumva ko ukuza wowe ugura intebe yewe n'amarido n'iki, ugahita wiryamira, kubera ko buriya garde-robe nazo ziba zikorohereje akazi ubwazo. Tuva aho ngaho twihute cyane, ntabwo nshaka kugutindira. Ibiciro byo wamaze kubyumva na karitsiye, ndetse inzu yacu iri kuri kaburimbo. Hanyuma tukigera kuri aha ngaha tuhahura n'umuryango aho tugiye gusanga ibyumba 3, aho dusanga na chambre principale. Ni ibyumba dukunda kwita iby'abana. Hanyuma aha tuhafite umuryango ujya mu gikari, uwo umuryango wa kabiri. Hanyuma ariko reka tubereke icyumba kiri aha ngaha. Aha ngaha iyo tukihinjira tuhasanga icyumba kinini, icyumba kiruta na cya kindi tuvuye kubereka kuko ni kinini cyane, kandi nacyo urabona ko kirimo garde-robe nziza, ndetse kikagira na parafo n'amatara meza cyane. Tugendane mbereka ibindi byumba bisigaye kugira ngo uzaze ugure, cyangwa se ushatse wanagura online kuko ibintu byose biba bigaragara. Iki ni icyumba nacyo cyiza kinini, hagarara muri iriya nguni ubanyerekere, izi garde-robe nziza cyane dusangamo. Urabona ko ari ibintu bisobanutse kandi bikeye. Hanyuma ubwo icyo nakubwira, dukomezanye tujyane muri master bedroom. Hanyuma ubwo wowe uraza kumbwira uko ubibona. Ariko tutarageramo, hano dufite dushe na toilette zikoreshwa kuri kiriya cyumba. Ngira ngo urabona ko ari ibintu biteguye, bisekinze, parafo, utuntu twose nkenerwa kuri iyi nzu. Uwo nguwo uyigure uravuga ibikoresho bikeya. Tuva aho ngaho tujyane muri cya cyumba. Uru rugi tayari already tugikingura, tuba twamaze kwinjira muri master bedroom. Banza wanyerekereye dushe na toilette nziza cyane iri aha ngaha duhingukiraho. Idushe nini cyane, hari raporo ya za zindi murabonaga, irimo lavabo nziza, miruwari, ndetse ikagira na shower nziza cyane nini, kandi ubona ko ari dushe ihagije. Tuva aho ngaho muri iyo dushe kwihutana duhura n'ikindi gice cya kabiri cyo duhuriraho na vestiaire cyangwa se urwambariro, ahantu usanga akabati keza, akabati kanini gahagije koko, ku buryo niyo washyiramo imyenda uko yaba isa kose cyangwa uko yaba ingana kose, aha ngaha waba ufite garde-robe nini cyane, kandi ufite ahantu wabika imyenda yawe neza cyane. Tugendane twinjire ku gice cya gatatu cya chambre principale, aho dusanga icyumba kinini, icyumba gisa neza, icyumba gitubutse. Ndebera nawe icyumba kingana gutya aricyo kujyamo ibitanda gusa. Urabona, niyo mpamvu umuntu akubwira ngo ni miliyoni 220, kugira ngo hari ikindi. Inzu bayubatse mu kibanza kinini, ikasemo neza, mo imbere buri cyumba ari kinini, ndetse wagera kuri master bedroom ugasanga nta kabuza. Hanyuma aha ngaha tuhafite urubaraza rwiza cyane. Ni umuryango ushobora kuba wacaho usohotse, cyangwa se udashaka guca muri salo, nabyo byose birashoboka. Urumva aka kantu ni uburyo bwiza cyane, niyo mpamvu bagashyiraho. Cyangwa se ushobora no kurambirwa kwicara mu cyumba, ukaza ukiterera n'agatebe, ukaba umeze nk'uri kuri ofisi uri gukora ibyawe. So tuvugishe kuri iyo nimero
hano ni mu Kagarama Kicukiro turi ni kuri kaburimbo, ni ibyumba 4 dushe na toilette 3 miliyoni 220 z'imo ibiganiro bikeya tuvugisha uze tugutuze kandi udahenzwe. Murakoze ndabashimiye.